Yes, banyarwandakazi, iyi ngiyi ni Kasuku Media TV, ni wa mungu w'abanyarwanda Jessica zo mipanga icyogere mu nkuba. Mukore subscribe cyangwa murorere, ngira ngo iyo soga mumaze kwimenyera cyane. Ari nayo mpamvu ntazigera njya kure cyane yanyu. Mbakorera ka live gato cyane, ariko ndagira ngo mbabwire ibintu byinshi cyane mwebwe amatwi yanyu yarategereje kumva. Bamaye content ndimo natambuka hano hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga nkansanga abantayemo waje akavuga ibi kongera agasubiramo ngo ndatukana nawe akongera kantuka akagira no kuvuga ngo ibintu byabaye byinshi cyane, ariko nyine ubu nibwo buzima twahisemo, nibwo buzima twiberamo. Ukuvuga abandi ni nako n'abashobora kubyuka mu gitondo bakakuvuga, kandi yewe kuri yewe mbona nta kibazo kirimo, niyo mpamvu udashobora kundakaza cyangwa se wenda ngo bigire n'icyo bintwara. Ikibazo ni kimwe, nuko gusa nagiye kubona mbona noneho hajemo n'abantu batazi kuvuga, bavuga ibitepfu cyangwa se bavuga ubugoryi, bavuga badiga aho kugira ngo uvuge ko umuntu avuga arandaranda, uhita uvuga akavuga diga kugira ngo abantu bumve uburemere bw'uburyo avugamo. Hari umusaza nabonye mu kanya bita ngo Rwema. Uyu Rwema nkaba namubonye ku ka YouTube channel kitwa ngo Pax TV, batari Max TV, ariko najyaga mubona kera ku kandi ka YouTube channel k'umuhungu wanjye bita Iras Jalas. Uyu Rwema mu bantu numvishe bashobora kuba bavuga nabi ku isi, uyu musaza Rwema arimo. Ku myaka yanjye ntago nari umuntu wo kuba ndi umuntu wo kuza gusesengura Rwema hano, mumbabarire rwose banyarwandakazi, mbanje kubiseguraho. Ku myaka mfite sinari nemerewe no kuba navuga umusaza nka Rwema mu mazina, ariko uyu Rwema tumaze kubona ku mbuga nkoranyambaga nawe avuga ngo story ngo z'imihanda, akavuga ngo ibiri ku mihanda. Twamaze gufata Rwema nk'agahungu kagenzi kacu, icabura gusa gushyiraho ni derede. Wenda ashobora kuba afite n'abana bakuru tungana, cyangwa se wenda banakora ku byuma bisya ahantu runaka. Ndagira ngo mbabwire mugende mutumikire ikintu mbatumye mw'abantu mwe muri aha kandi mu biri coding mu nabya uploading. Ntabwo njya ntanga copyright igiye ku muntu uploadinze ibintu byanjye, kuko bitabigaragara ko amfashije gusakaza ubutumwa nashakaga gutanga. Uyu Rwema nkuko nabibabwiye afite abana bakuru cyane, bamwe n'abanyonzi, abandi bakora ku byuma bisya za Rwamagana, ariko mbabazwa cyane no kumubona nawe yashatse kuza kwigira nk'agasore, ariko agasore katazi kuvuga, kavuga karandaranda, kakavuga kadiga. Rwema rwose shaka undi murimo wakora. Urabona ugeze mu zabukuru, wenda kuba waba umukarane muri Nyabugogo byakugora, ariko baguha n'akazi ko gucuruza amatike, cyangwa se wenda ngewe nkakurangurira M2U ugatangira ugakora, tukajya tugabana gake. Nagiye kubona mbona uyu Rwema nawe avuze ngo uburyo ngo ntukanamo, uburyo n'ibiki byose, yavuze utuntu twinshi cyane. Nza kwibuka ko Rwema uyu mu mvugo nawe akoresha atari shyashya cyane. Ubwo ndimo nagerageza kuvuga nk'umuprofessionel, ndimo nanga kuba nagira wenda kandi kantu muhereza kugira ngo ntandukane nawe mo gace. Ariko nza kumva ikiganiro kinini, ubwa mbere numvise ikiganiro cy'umuntu w'umusaza uvuga ubusa nyine. Bone abandi basaza bose tuba dukurikirana, wenda ukumva umusaza urimo uravuga iby'inkera, igitaramo, ukumva ni ibintu byiza cyane. Ukumva umusaza Tito Rutaremara akaza akavuga ukuntu inkotanyi zafashe igihugu, ukumva nyine ni ibintu byiza cyane. Ariko kugira ngo ngewe nzagende mfata umwanya wanjye njye kumva umusaza uvuga ubugoryi byangora cyane. So nubwa mbere numvise umusaza uvuga ubugoryi nka Rwema, ndavuga nti uyu musaza se buriya nta n'ukuntu wenda twazamukoreshereza ka fundraising. Ariko baracuruza ikarito, oya ikarito ntabwo bakicuruza, kandi ubu bari umusaza arashaje, bazamukubita vide basinze.
ariko si ubwe wenyine ubwe ntiyazinywera ko mubona asa nk'akazizi. Rwema tumwamushakira nk'uwe muri mura, afite abana bakuru b'abanyonzi, abandi bakora ku cyuma, nta bushobozi bwo kumurangurira ibintu narigiye kuvuga babishobora. Rwema umuntu yamurangurira iki? Ariko jewe natanze igitekerezo, umuntu akamushingira nk'ahantu ha M2U, Rwema akava mu bugambo bwo kuri YouTube, akareka ibyo kujya avuga ubusa no kuvuga, ntazi no kuvuga, avuga ibitepfu, ni umuntu nyine utazi kuvuga. So nawe ari baraza akavuga kandi avuga ibitepfu nkuko abyara. So mujya mumbabarira, ari igihe yewe rwose mba ntafite umwanya wo kugira ngo nsubizanye na buri muntu wese uzajya umvugaho, ariko nanjye ndagenda nkifatira twahirema runaka nka Rwema. Rwose biranambabaje cyane kuba namuvuga hari umuntu w'umusaza nagakwiye kwicara nkubaha, nkanamwubahira kuba afite abana b'abanyonzi bafasha abanyarwanda kuri transportation, akagira n'abandi bakora ku cyuma gisya. Urumva ni ibintu twakwiye kumwubahira. Ni ariko birambabaje cyane kuba naza ngafata umwanya nkatumbagira aka live kariho abantu 200 na bangahe kugira ngo nze mvuge kuri uyu musaza ngo ni Rwema uvuga ubusa. Birambabaza cyane mwuka byaramwe, kandi nkeka ko nta muntu washimishwa no kujya kubona akabona papa we bamushyize ku ka YouTube barimo baramubaza ibintu akajya yivugira ibitepfu avuga ubusa, ugasanga ngo ukagira ngo umupapa w'agasaza kavuga ngo imvugo z'abakoboyi. Ni ibintu bigayitse guys, kandi kuri mwumve ngo ndababaye. Aka gasaza karambabaje mu buryo bukomeye cyane. Mwabana mwe rwose bavuga kwa Rwema, mumbabarire, ntabwo nari mfite gahunda yo kuza mvuge kuri Rwema, ndimo ndasubiza ibyo Rwema yavuze. Umusaza ubusa, noneho ikinakwereka abavuga ameze nk'umuntu uri murarandaranda. Noneho nahantu nakwiye igitekerezo cyo kuvuga ngo tumurangurire M2U. Nabonye yaje no kuri YouTube channel iyo ngiyo yamvugagaho, azanya akantu k'agakarito ngo arimo aracuruza udukarito ngo 20 udukarito. Ndavuga nti umusaza tumukure kuri YouTube tumuzane mu bindi, no kuri kwimana, kandi cyaba ari ikintu cyiza cyane dukoze, kubera ko Mana nyagasani we. Nagenda bivuga kenshi ndabubwira ni banyarwandakazi, ibi bintu byo kugira ngo abantu bajye baza ku mbuga nkoranyambaga kuri za YouTube baze bavuga ukuntu basambanyijwe n'amadubu, basambanyijwe n'imisundwe, ngo basambanyijwe n'imiserebanya, nyamara si iby'i Rwanda. Ariko abantu baraza bakomeza kuvuga we gasukura tukana gasukura, ariko nakomezaga kugenda ngira abantu inama gute mureka umuntu akaza kuri YouTube akavuga uburyo yasambanyijwe n'umuserebanya. Ibyo bintu kwanza murumva binabaho, mwajye mubanza mukanatekereza. Iyo ni fenomene itazigera ibaho, ntabwo izigera ibaho. Kuva navuka, kuva najya mu ishuri, sinigeze numva umuntu ibintu bikururuka bisambanya. Undi akaza ngo nasambanywe na madamu Samake. Abantu bose nzi bavuze nk'ibyo bintu barasaze. Muzarebe nk'uwitwa Nyamuhombeza, muribuka ibiganiro bya Nyamuhombeza yajyaga akora kera avuga ngo ukuntu ngo yagiye kuzimu n'ibiki byose. Hakaza n'undi mudamu witwaga Ngarise nawe ngo avuga ngo ukuntu yagiye kuzimu. Nta muntu ushobora kuvuga nk'ibyo ngo arambe ngo agire ubuzima buzira umuze. Urasara ukabikikoryo ukabigicucu. Niyo mpamvu guys mutagakwiye kujya ibintu nyambabwira rimwe na rimwe, nuko wenda muza mukavuga uti kubera ko Kasuku avuga byinshi abantu bakanamukurikirana, agahita agira abantu bamukurikirana vuba bangirira ishyari mugani wa babandi. Mugende murebe nka Twitter yanjye, ngewe nje kuri Twitter ejo bundi 2023, ariko maze kugera 43,000. kubera iki? Utuntu tw'udu content mba nkoragenda umu content creator, ndagenda nka creating utuntu tuzima nyine turi mu bwenge, dufite na esthétique na ethique mu kwa mu myandikire, nkagashyira hanze ukabona nyine abantu baraza badukurikirana cyane. Ariko ugasanga abandi bantu bari aho ngaho nyine bahoraho gusa, bahoraho, nta muntu bakunda, nta muntu wita ku bintu byabo. Niyo bavuga ibintu bavuga ari ibintu
surubuni n'ubucucu mwoka byaramwica ngewe rwose nababwiye ngo sinje gutinda kuri no live ariko navuze nti reka nze nkora ka live gatuma basi uyu musaza mugira inama ya nyayo agende yicare akora ka devi gatoya katarengeje 500 akore ka devi gato katarengeje 500 akanyoherereze murangurire M2U muri Nyabugogo ariko ave kuri YouTube agereka kuvuga ubu peshwa no gutiku no kuvuga ibitamureba kamite mva hogera